Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwe, kandi reka ntangire mbifuriza ibihe byiza bya Pasika. Ni Justin Hakizimana murimo muganira, nkaba ngira ngo dusenge Imana hanyuma dusaba Imana ikomeze kudufasha muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nyagasani Imana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye. Ugize neza kuko hamwe na bene data duhaye umwanya mwiza wo gusangira ijambo ryawe, tuzirikana imibabaro, urupfu n'izuka bya Kristo Yesu. Mwami mwiza, bitwinjiza ahandi hantu mu buryo bw'umwuka, bitume twongera kuzirikana ariko twongera kwegera turushaho gusabana nawe mu buryo bw'umwuka. Urakoze rero, utwubake kandi twubakike, ubuntu bwawe budutwikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana, kuko tugiye kuvuga ku mateka y'ibyabaye ku wa gatanu mutagatifu, cyangwa se uriya wa gatanu Yesu yapfiriyeho. Ndagira ngo mbabwire ko tugiye gusoma ahantu henshi hatandukanye, ariko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo, ahandi turagenda tuhavuga mu buryo busanzwe dutambuka, kubera ko ibyabaye kuri uriya munsi byari byinshi. Ntago twabivuga byose ngo tubirambure, ariko turavuga amagambo y'ingenzi. Dusome rero muri Matayo igice cya 27 umurongo wa mbere, aravuga ngo umuseke utambitse, abatambyi bakuru bose n'abakuru b'ubwo bwoko bigira inama yo kwica Yesu. Baramuboha, baramujyana, bamushyira umutegeka Pilato. Ku murongo wa 11 aravuga ngo ubwo Yesu yarahagaze imbere y'umutegeka, umutegeka aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye se. Abatambyi bakuru n'abakuru baramurega, ariko ntiyagira icyo yiregura na hato. Ku murongo wa 13 maze Pilato aramubaza ati, ntumvishe ko bagushinje byinshi? Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Ku murongo wa 27 maze abasirikare b'umutegeka bajyana Yesu mu rukiko, bamuteranirizaho ingabo zose, baramucuza, bamwambika umwenda w'umuhemba, baboha ikamba ry'amahwa, barimwambika mu mutwe n'urubingo mu kuboko kwe kw'iburyo, baramupfukamira, baramushinyagurira bati, ni amahoro mwami w'Abayuda. Amucira amacandwe, benda rwa rubingo, baramukubita mu mutwe. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda, bamwambika imyenda ye, bamujyana kumubamba. Ku murongo wa 45 kugeza kwa 57 twihuse, haravuga ngo uhereye ku isaha ya 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye niki kikundekesheje? Ariko bamwe mu bari bahagaze babyumvishe baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka, yenda spongo, ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo, arayimushomesha. Ariko abandi bati, buretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga, aratanga. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu, babonye igishyitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati, nukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariho abagore benshi bari bahagaze kure bareba, ngo bakurikiye Yesu ava i Galilaya, baramukorera. Muri bo harimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yesu, na Yosefu na nyina wa bene Zebedayo. Nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo mu Aramatiya witwa Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yosefu ajyana intumbi, ayizingira mu mwenda w'igitare wera, ayishyira mu mva ye nshya iyo yakorogoshoye mu rutare, abirindurira igitare ku munwa w'imva, aragenda.
Mariya Magdalena na Mariya wundi bari bahari bicaye berekeye imva. Imana nitugirire neza. Ibyo ni bimwe mu byabaye uriya munsi tuvuga umunsi wa gatanu wakunze kwita ngo wa gatanu mutagatifu. Rero ntago nshaka ko dutinda, ariko murabizi ko byose ari ibyabaye ku mwami wacu Yesu Kristo wavuye mu ijuru, akicisha bugufi, agafata kamero y'umwana w'umuntu kugira ngo aze kuducungura twebwe abana b'abantu. Niyo mpamvu rero igihe cyageze akitangaho incungu, kuko ibyaha cyangwa se icyaha umuntu yari yarakoze cyamuzaniraga kurimbuka kwiteka, cyamuzaniraga urupfu rw'iteka. Ariko noneho Yesu yaje kwitanga kugira ngo aduhe ubugingo bw'iteka cyangwa se aduhe ubuzima bw'iteka. Mu byabaye rero hari Yesu byatangiye cyane Yesu yinjira i Yerusalemu. Ntago wenda byo tubivugaho cyane, ariko yinjiye i Yerusalemu mu cyubahiro cye ari ku cyana cy'indogobe. Abantu basasa imyenda mu nzira, abandi bazana amashami bavuga ngo Hoziyana hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ibyo ngibyo byarabaye. Hanyuma ajya no mu rusengero. Icyo gihe ajya yirukana abavunjayi n'abaguriragamo n'abacururizagamo n'ameza yabo, arayubika ibintu byose arakusanza. Hanyuma buracya, ariko uwo munsi ajya kuri Betaniya, buracya aragaruka, kandi tubona mu kugaruka kwe avuma igiti cy'umutini gihita cyuma kubera ko akibuzeho imbuto. Byose bifite icyo bisobanura. Hanyuma birakomeza, tubona yigishiriza mu rusengero, ibitangaza bikoreka. Iminsi iragenda, hanyuma iza kugera ku wa kane uyo bita Jeudi Saint. Hanyuma niho habaye gusangira ibya Pasika, asangira n'abigishwa be. Hanyuma muri uko gusangira ibya Pasika kandi niho Yesu yatanze ifunguro ryera. Hanyuma mu gihe yatangaga ifunguro ryera, igihe yasangiraga n'abigishwa be, nibwo kandi yahanuye ko Petero ari bumwihakane gatatu, kandi ni nabwo yavugaga ko uri bumugambanire nawe ari kumwe nabo. Hanyuma tubona ko bahagurutse mu cyumba basangiriyemo, bagenda baririmba. Hanyuma bajya i Getsemani, aho tubona Yesu yasenganye umubabaro, ndetse agera naho abira ibyuya by'amaraso. Abigishwa be bananiwe gusengana nawe, baremerewe n'ibitotsi cyane. Hanyuma twaze kubona igitero kiza gufata Yesu, kiyobowe na Yuda wari umugambanyi. Tubona ko icyo gihe Petero yakuye inkota, hanyuma akajya arwanirira Yesu, ariko ndetse acuna n'ugutwi k'umugaragu w'umutambyi. Ariko Yesu aravuga ati, Petero ntago ariyo ntambara turwana, afata ugutwi k'umugaragu w'umutambyi agusubizaho. Ibyabaye bafata Yesu ni byinshi, ntago ibyo byose twabivuga, ariko tubona nyuma Yesu bamujyana kwa Kayafa umutambyi mukuru. Hanyuma mu kugenda bamutwara, Yesu arenga, Petero ahinguka, kandi yari yarahiye ko naho haba mu rupfu bajyana. Tubona cyo kora ko hari nka Yohana yaratwaranye, ariko abandi bigishwa bose baratatanye baragenda. Abandi batwaranye muri biriya bibazo Yesu yagize kuva bamufata n'aba mama, tuza kongera kugenda wenda tuza kuvuga ko hari aho tubavuga bagiye batwarana bakagenda bitegereza byose. Tubona rero mu rugo rw'umutambyi Yesu bamurega ibinyoma, umwe aza akavuga ibi, undi akavuga ibi, undi ati yishe isabato, undi ati yavuze aya magambo, undi ati ariko nanone tukabona Petero yihakana Yesu. Kamwihakana bwa mbere, akamwihakana bwa kabiri, kugeza ubwa gatatu amwihakana, inkoko igahita ibika nk'uko Yesu yari yamubwiye. Petero aca bugufi amenya icyaha cye. Hanyuma ijoro ryose rero ryabaye ari ijoro ribi kuri Yesu. Bamucunaguza, bamucira imanza, yewe ngo bamujyana mu rukiko. Hanyuma ngo baza kuza kwigira inama noneho yo kuvuga bati, uyu nguyu rero agomba gupfa. Ariko twebwe ntidufite uburenganzira bwo gutanga umuntu ngo apfe, kereka umutegeka wa Roma, kandi icyo gihe umutegeka wa Roma yari Pilato. Ubwo rero mu rukerera, ubwo ni naho duhereye ko twavuze ibyo kuwa gatanu, kandi ari nabyo by'uno umunsi nk'uyu. Reka tuvuga ngo ni umunsi nk'uyu, mu museke utambitse, nibwo bigiriye nama yo kwica Yesu, nyine bamujyana kwa Pilato kugira ngo Pilato ari we umutanga. Ariko tubona ko iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 23 umurongo wa 6 kumanura hasi,
tubona ko Pilato yabuze icyaha kuri Yesu. Byo bamushinjaga byose nta na kimwe cyafashe, ngo noneho bituma mwoherereza Herode ubwo nawe yari umwami wemewe mu buryo bw'Abayuda bwa Kiyuda. Hanyuma ngo Herode ngo aranishima cyane abonye Yesu, ngo kuko ngo yajyaga burya amwumva, ngo ariko burya yari ataranamubona. Ariko ngo Herode nawe aragerageza kumuvugisha, ntiyagira icyo amukuraho, nawe biramushobera, amwohereza kwa Pilato nanone. Hanyuma amugaruye kwa Pilato kubera ko nta kintu kibi yamubonyeho, tubona ko yashatse uburyo bwo kumurengera, ashaka kugira ngo amurekure. Noneho ngo kubera ko bari bafite mu muco wabo cyari igihe cyo kugira ngo bagire imbohe barekura, afata umufungwa witwaga Barabasi cyangwa Baraba. Mbese wari umuntu mubi muri sosiyete, abantu bose bangaga cyane, bose bangaga. Noneho aravuga ati noneho kugira ngo ndekure Yesu bikunde, nuko mfata wa muntu w'umugome nkavuga ngo muri babiri ndekure ndi. Ariko noneho ikintu cyaje kumutangaza, ngo yaravuze ngo hagati ya Yesu na Baraba mbarekurire ndi. Bati turekurire Baraba. Kandi ubundi yari ikicanyi, yari ikigome, abantu baramwanze, mbese baramukize, ari imfungwa, bararuhutse. Ariko noneho bigeze kugira ngo arekure Yesu, baravuga bati oya turekurire Baraba. Bahitamo umugome, banga umukiranutsi. Pilato akabaza ati se none Yesu mugire nte? Ati nabambwe. Aburuzi uko abigenza rero, ngo akarabira imbere yabo bose. Ngo arakaravuga ati amaraso y'uyu mukiranutsi ntandiho, cyane ko ngo yari yakiriye na message, yari yakiriye ubutumwa bwari buvuye ku mugore we, avuga ngo uramenye uwo muntu ntugire icyo umutwara, ngo kuko naraye ndose ibintu byinshi kuri we, ngo uramenye. Noneho ashatse kubyikuraho rero, akarabira imbere y'abantu avuga ati umva amaraso y'uyu muntu ntazambarweho, ni ibyanyu. Ngo barangije baramusubiza bati bizatubarweho, ko bakomezaga bavuga ngo nabambwe basheze. Ndetse banavuga bati nuramuka utamutanze uraba utari inshuti ya Kayizari, turamutumaho tuvuge ko tukubikira imbehe. Ni nko kuvuga ngo tukubikira imbehe. Ayo magambo yose tuyabona muri Bibiliya, wenda nubwo umuntu aba akoresheje iyo terme ndakubikira imbehe, no kugira ngo n'uburyo biba byumvikana, kuko nawe yarengeye imbehe ye, ariko atanga umukiranutsi abizi, avuga ati rwose nta kundi nabigenza, nagende nshaka ko banteranya na Kayizari, kandi yarategekeraga Kayizari w'i Roma. Nguko nuko byagenze. Amaze gukarabira imbere y'abantu ngo nibwo yamutanze, nibwo rero bamukoreye bya bindi bibi byose, baramukubita, baramushinyagurira, batangira kumutwara inyabihanga, bamukorera ibibi byinshi. Kandi mu nzira y'inyabihanga bona abagore bamuririra, aravuga ati nimwirire n'urubyaro rwanyu. Ubundi barakomeza, tubona umusaraba ugera ahantu ukamunanira. Abacukumbura bavuga ngo umusaraba yawugwanye, bamukoreye umusaraba bagiye kumumanikaho cyangwa se kumushyiraho inyabihanga igorogota. Abacukumbuzi baravuga ngo yawugwanye inshuro 3, ariko Bibiliya nta hantu bivuga. Bibiliya ntago bivuga, ariko abacukumbuzi niko bajya bavuga, ariko Bibiliya ntibivuga. Rero waje kumunanira, ngo noneho baza gufata Simoni w'umunyakurene, ngo nawe waje kuza kuwumutwaza. Hanyuma rero bageze igorogota, nibwo tubona ko bamucuze, bakamwambika ubusa, bakamwambika urubindo, bagakorera umwenda w'ubufindo, nuko bamushinyagurira mu buryo bwinshi. Bamubambye ku isaha ya 3, hakomeza kuba ibintu byinshi cyane. Ageze ku musaraba amaze kumubamba, nibwo abahisi n'abagenzi bamunyuragaho bavuga batari ku uyunguyu uko yakirije benshi ubu yakwikirije. Bavuze amagambo menshi cyane, ni nkaho Satani yigaragambyaga, ariko ntago bari bazi byari bigiye gukurikiraho. Igihe rero urumva ari no ku musaraba, niho bashyizeho urwandiko hejuru ku musaraba, baravuga ngo bandikaho, Pilato yandikaho ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Noneho ngo abatambye bararakara ngo oya ngo mwikwandika ngo ni Yesu umwami w'Abayuda, ngo ahubwo nimwandika ngo yiyise umwami w'Abayuda. Pilato atumva, ibyo nanditse nabyanditse, ibyo nanditse nabyanditse, nta kindi mwe gukomeza kunduza. Ni nko kubabwira ngo ibyo mwankoresheje nabyo ubwabyo nago mwangoye mwanduhije. Niba ngibi rero ibyo nanditse nabyanditse,
urwo rwandiko rukomeza kuba ruvuga ngo uyu ni Yesu umwami w'abayuda. Hanyuma tubona ko ku isaha ya saa sita haje kubwira kabiri bwafashe amasaha 3 yose bugeza ku isaha ya saa 9. Niho habaye isi yose yicura umwijima, haba ubwo bwira kabiri. Hanyuma ahangaha rero ku musaraba Yesu ariho niho tubona yavugiye amagambo 7. Amagambo 7. Ayo magambo 7, ijambo rya mbere turibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 34. Haravuga ngo data ubabarire. Ababarira babandi bamukoreraga ibibi, bamucunaguzaga, bamutotezaga, bamukubitaga, bamukoreraga ibyamfura mbi. Arabareba agira imparavuga ati Mana, aba bantu ntago bazi ibyo barimo, data ubabarire. Mu yandi magambo ku musaraba Yesu yatanze imbabazi. Ijambo rya kabiri turibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 26 kugeza ku 27, aho tubona ko Yesu yabwiye Mariya amwereka Yohana ngo nguyu umwana wawe. Arongera kandi ahindukirira Yohana, ndavuga Yohana wundi uhoraga mu gituza cye, aramubwira ngo nguyu nyoko. Mu yandi magambo uyu mubyeyi bamuraga Yohana ngo banagumanye kuva icyo gihe. Kuva icyo gihe ngo bahise amujyana mu rugo, ngo ntago bongeye gutandukana. Amateka avuga n'uburyo baje gukorera Imana nyuma, ayo nta mwanya dufite wo kubivuga. Ijambo rya gatatu yavuze ku musaraba ni ijambo tubona muri Luka igice cya 23 umurongo wa 43, aho Yesu yavuze ngo yabwiraga igisambo cyari ku musaraba, muzi ko bamushyize hagati y'abambuzi babiri, hagati y'abagome babiri, umwe iburyo undi ibumoso. Noneho wundi wari iburyo yaravuze ngo uwa mbere yaramututse, wa wundi ibumoso yaramututse, aravuga ati ubundi bwakwikije natwe ukadukiza ubu ngubu se, ngo amubwira amagambo aremereye. Undi aramubwira ati ariko se ubwo koko uyu nguyu we twebwe turazira ibyo twakoze, uyu nguyu ni umukiranutsi ararengana ubuse. Ngo arangije ngo arahindukira Yesu aramubwira ngo rata nugera mu bwami bwawe unyibuke. Ngo Yesu ahita amubwira rero ku musaraba, ubwo ni ijambo rya gatatu yavuze, aravuga ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Imana yacu nitugirire neza. Niryo jambo rya gatatu yavuze. Ijambo rya kane ntago ndi butinde kubera ko umwanya bari mutoya. Ijambo rya kane yavugiye ku musaraba turibona muri Mariko igice cya 15 ku murongo wa 34, ndetse no muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 46. Yaravuze ngo Eloi Eloi lama sabakitani, Mana yanjye niki gikundekesheje, niki gitumye undeka. Ni nkaho isi yose byaha byose yagiye gupfira, byari bigeze nkaho bigiye ku musaraba, abyikoreye byose. Imana imera nkaho imuzinutswe, noneho nawe no mu mubaro mwinshi yararimo aremererwa n'uwo mubabaro. Aravuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Ariko nyine mwibuke ko yari yasenze mbere avuga ngo iki gikombe kindenge niba bishoboka, ngo ariko bibe uko ushaka. Rero ahangaha nyine byigari muri bwa bushake, neho yagombaga kunyura uko byagenda kose, yagombaga kunyura hariya muri iriya mibabaro yose. Ijambo rya kane rero ni iryo Eloi Eloi lama sabakitani, Mana yanjye niki kikundekesheje. Hanyuma ijambo rya gatanu yavuze ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 28, aho yavuze ngo mfite inyota. Niryo jambo rindi yavuze rya gatanu. Yesu yari afite inyota, ariko iriya nyota nayo yari ifite ikindi kintu gikomeye yasobanuraga, kandi yari inyota nziza mu buryo bw'itorero, yari inyota nziza mu buryo bw'imitima y'abantu, kuko hari harimo ijambo ryo kubakiza. Hanyuma ijambo rya gatandatu, Yohana igice cya 19 umurongo wa 30, Yesu yaravuze ngo birarangiye. Ahandi mu zindi biravuga ngo birujujwe. Birarangiye. Ni ibiki byari birangiye? Hari imisiyo yari afite, byose byari byujujwe, igihe cyo kwitanga cyari kigeze. Aravuga ati rero birarangiye, birujujwe. Nuko
yari afite mission, kandi mission yari ibaye accompli, yari yuzujwe. Hanyuma ijambo rya karindwi yavugiye ku musaraba ni ijambo riri mu gice cya 23 muri Luka ku murongo wa 46, yavuze ngo data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga ayo magambo yahise atanga, yacuritse umutwe aratanga. Nuko Bibiliya inatwereka ko amaze gutanga habaye ibintu bikomeye, habaye ibitangaza bikomeye. Bibiliya iravuga ngo umwenda ako kanya mu rusengero ahari hari ibindi bikorwa bijyanye n'iminsi mikuru ndetse bijyanye n'iby'ubutambyi, ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Cyo ni icyambere cyabaye. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugera hasi. Icya kabiri ngo isi iratigita. Icya gatatu ibitare birameneka. Icya kane ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye ubwo bo mu isezerano rya kera zirazurwa. Biravuga ngo bavuye mu bituro, maze amaze kuzuka baje kwinjirana mu murwa wera, ngo babonekera benshi. Imana yacu nitugirire neza. Ariko urumva icyabaye, ibituro byarakingutse, intumbi nyinshi zirazurwa, n'izabera bari barasinziriye zirazurwa, ubundi bava mu bituro byabo. Ibyo kubonekera mu murwa wera urumva byabaye ku wundi munsi, ko biravuga ngo amaze kuzuka. Ibyo ntago byabaye uwo munsi. Hanyuma tubona umutware utwara abasirikare bari kumwe nawe barinda Yesu, ngo babonye igishyitsi, babonye nibibaye, ngo aravuga cyane ati nukuri uyu muntu nubwo byose bibaye, ngo ariko yari umwana w'Imana. Yari umwana w'Imana. Nukuri yari umwana w'Imana. Arabihamya, aravuga ati uyu muntu yari umwana w'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma tuza kubona nyuma yo gupfa kwa Yesu ku musaraba, Bibiliya hari ubuhanuzi bwari bwaravuzwe. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ari kuiteka mukiza muri byose, ngo arinda amagufwa ye yose kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Amasaha yo kwitegura isabato, urumva ko twavuze ngo ni kuwa gatanu, kandi ku mugoroba nibwo batangiraga kwitegura isabato. Amasaha aragenda yegereza, ngo nibwo bavuze bati aba bantu ntago isabato ikwiriye kubasanga ku musaraba, ati nimugende murebe ukuntu mwabica, mu bavuna amaguru mu bice, hanyuma bave ku musaraba, isabato itabasanga hariya. Noneho ngo uwabikoraga ngo ageze kuri Yesu, ngo nibwo yabonye ko Yesu yamaze gupfa, kandi koko ubuhanuzi bwaravuga ngo nta gufwa rye na rimwe byagombaga kuvunika. Nabyo byabaye mu isezerano rya kera, yuko mu gitambo umwana w'intama w'igitambo cya Pasika ntago bagombaga kuvuna igufwa rye na rimwe. Oya, bagombaga kubyitondera, nta gufwa rye ryagombaga kuvunika. Bwari ubuhanuzi rero. Ngo rero uriya yamugezeho, ngabona yasanga Yesu yamaze gupfa, ngo apfa gufata icumu cyo kora, ngo atikura gutya mu rubavu, ngo no havuyemo amazi n'amaraso. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma dukomeje tubona ko uwitwa Yosefu wo mu Arimateya, ngo yari umutunzi, akaba umwigishwa wa Yesu, ngo niwe waje ajya kwa Pilato. Urumva yari umutunzi. Burya n'abatunzi nabo bajya bakenerwa mu itorero, umurimo w'Imana, abategetsi n'abandi, kuko hari ibyo burya bakora abandi batabasha gukora, hari aho bagera abandi batabasha kugera. Uriya rero yari umutunzi. Ntago burya ba Mariya, ntago bari aba Petero, ntago ba Yohana bashoboraga kuba bakwinjira kwa Pilato ngo bajye gusaba intumbi ya Yesu. Ariko uyu mukire yagiye kuyisaba kugira ngo ajye kumushingura. Ndetse tubona ko Bibiliya itwereka ko na Nikodemu yaje kumufasha,
azana ibindi bijyanye no gushingura, hanyuma barangije bajya kumushingura mu rutare. Ngira ngo ibyo twabisomye. Baba mama nabo bakomezaga gukurikirana ibintu byose, ngo bo bagiye gutegura ibihumura neza, ngo bazane kumva isabato, ibihe cyo kwitegura isabato kibagereraho. Nibwo babitse ibyo bihumura neza kugira ngo isabato nivamo, kuko bwari bucye ari ku isabato ku wa gatandatu, hanyuma ku cyumweru ku wa mbere w'isabato nibwo bagombaga kuzana ibyo bihumura neza. Ntago rero turi bugere ku byo ku wa gatandatu aho tubona ko barinjishije imva, nta mwanya wo kubivuga ngo kugira ngo batazaza kumwiba, kuko baragiye babwira Pilato bati wa muyobe yaravuze ngo napfa azazuka nyuma y'iminsi 3, ati none tufata abasirikare baharinde cyane abigishwe batazaza bakamwe bakavuga ko yazutse. Nuko rero babikoze ku wa gatandatu, hanyuma noneho ku wa mbere w'isabato ku cyumweru mu gitondo cya kare nibwo baba mama bari bateguye bya bihumura neza isabato ikabagereraho, nibwo babizanye bibwira ko baje gushyira ku mva ya Yesu. Bahageze basanga Yesu yazutse kare, yazutse, ahubwo marayika atangira kubaha ubutumwa yuko Yesu yazutse. Ibyo ntago tuhagera cyane, ariko nako ngako tugashizemo. Imana rero ibaho umugisha cyane. Ibyo nibyo tuvuze byabaye, ni urukurikirane rwagiye ruba. Hari by'ingenzi tutabonye umwanya wo kuvuga ngo turambure, ariko buri kintu cyose gifite icyo gisobanuye. Ariko mu buryo buri general, mu buryo rusange, icyo twavuga, icyo kwerekana kuri aya mateka y'ibyabaye kuri uriya wa gatanu, ni byerekana cyane nibwo habaye imibabaro cyane kuri Yesu, habaye umubabaro mwinshi, habaye kwitanga gukomeye, habayeho kubera ko yari yambaye kamera umuntu, yari yambaye umubiri w'umuntu, ari twebwe agirira. Mwibuka icyo birivuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ngo ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, ngo agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara Yesaya agahanura ngo nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumituwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twari twarayobye nk'intama zizimiye, twarabaye intatane, ariko Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, akumushyiraho kugira ngo dukire. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, ngo niko ategeza abumbura akanwa ke, ndetse guhemurwa no gucirirwaho iteka, ngo nibyo byamukujeho. Imana yacu tugirire neza. Rero biriya byose byabaye ku bwacu. Nimutekereze, ntimushake n'andi masomo yandi aremereye. Habaye kwitanga gukomeye, habaye gushyirwaho bya bindi byose bya byaha byacu byose, kugira ngo twebwe gusa nitwizera dukire. Nukuvuga ngo imibyimba ye niyo adukirisha, mu mibyimba ye niyo adukirisha. Yagize umubabaro mwinshi, ariko muri uwo mubabaro mwinshi twebwe twakuyemo ibyishimo. Yaracunagujwe, yaracunderejwe, yaciriwe amacandwe, yarasuzuguwe kugira ngo twebwe tuzabone icyubahiro. Yarakubiswe, yakorewe ibibi bishoboka, bamushinje ibinyoma, bamukoreye ibibi byinshi, ariko byose ni twebwe yagiriraga. Rero ntimwumvemo ikindi kidasanzwe, ahubwo mwumve ko ibi byose Yesu yabyishyizeho. Ariko tuza kubona ko yaje kuzuka ku munsi wa gatatu, nk'uko Bibiliya ibivuga. Yaje kuzuka kuri wa mbere w'isabato mu rukerera karekare, mu gitondo karekare, baba bajyanye ibihumura neza basanga yazutse. Rero ikindi dukwiriye gutekereza nuko dukwiriye kugira wa mutima wari muri we, yicishije bugufi, dukwiriye kumwigiraho. Yaritanze, dukwiriye kumwigiraho. Bibiliya iravuga ngo uwo nguwo we urumva yavuye mu ijuru, ngo nubwo we yabanje kugira akamero k'Imana, ngo ariko ntago yatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo gugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, ngo agira ishusho y'umuntu, ngo ndetse amaze kuboneka ko afite ishusho y'umuntu, ngo yicisha bugufi, ngo araganduka ntiyanga no gupfa, ngo ndetse kugeza ubwo apfa urupfu rwo ku musaraba.
ngo ari nacyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ngo ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi, ngo kandi indimi zose zimenye yuko zihamye yuko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Rero dukwiriye kumwigiraho, kwicisha bugufi, dukwiriye kumwigiraho kwemera ubushake bw'Imana. Ibyabaye kuri uriya munsi, Yesu yemeye guca mu bintu bikomeye, kandi yaremeye kwambara. Niyo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ariko ntiyabonye ko ari ikintu cyo kugundirwa. Ashima kuza kuducungura, ashima kuza kutwitangira. Hanyuma kandi mu nzira yo kuducungura yemera ubushake bw'Imana. Aca mu mibabaro ikomeye cyane. Yaciye mu mibabaro ikomeye cyane. Niyo mpamvu umwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yavuze ngo ubwo yabajwe nawe ubwe, yiteguye mbese kuba yafasha, yatabara abandi bantu nawe babara, kuko umubabaro arawuzi, yawuciyemo, yambaye kamero k'umuntu nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Icyo dukwiriye gusigirwa ni iki rero? Icyo dukwiriye gusigirwa ni ukuzirikana cyane ko habayeho igitambo cyo kutubera incungu. Kiriya gihano cyose yahawe ni twebwe cyari gikwiriye, kandi noneho tugahanwa iteka ryose, ariko haraza aritanga kugira ngo adukure mu rupfu rw'iteka, adukize iriya mibabaro yose. Imana yacu rero ibaha umugisha cyane. Mbifurije kugira Pasika nziza, mbifurije kugira ngo ibasange mu bihe byiza byo kwezwa no gutunganywa, kuko nicyo dukwiriye kuzirikana mu maraso ya Yesu yamenetse. Ariya maraso yamenetse nta kindi, nayo kutweza, nayo kudutunganya, kandi uwo murimo yarawukoze ubwo twihanaga, tukatura, tukihana ibyaha, tugakizwa, tukizera, ariko kandi akomeza no gukora uwo murimo, kuko n'uyu munsi wa none ubwo yasubiye mu ijuru yicaye ari iburyo bwa Data, aho akomeza dusabira kugira ngo dukomeze dukizwe, dukomeze asabira itorero, yingingira itorero, arakomeza kudusabira. Aho rero amaraso yakomeza atweza mu gihe cyose twemeye guca bugufi. Imana rero tugirire neza kandi ikomeze kudufasha. Mbifurije kugira Pasika nziza. Mana yacu, Mana nziza, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho, kandi ubuntu bwawe nibwo butubeshejeho. Warakoze kuko habayeho kwitanga gukomeye, kandi tukagirirwa neza nawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze rero ku mateka tuganiriye y'ibyabaye kuri uriya munsi. Ugira icyo usigira bene Data, ariko cyane cyane mu kwinjira neza mu kuzirikana urupfu by'umwana wawe, kandi n'izuka naryo nubwo tutahageze, ariko nabyo bazirikane ko mu izuka ryariho intsinzi yacu yabonekeye, intsinzi ikomeye cyane, intsinzi kuko natwe yabaye umuzuka mbere, natwe kugira ngo tuzazukane nawe, tuzabane nawe mu bwami bwe, ubwo azaza kujyana itorero rye. Urakoze rero kutugirira neza, ufasha abantu bawe kandi ukomeze kubagirira neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.